Mwaramutse neza banywanyi abakunzi b'urugo rwiza, mwese twongeye kubasuhuza muri inshuti z'akadasohoka. Twagiye tubashimira iteka uko mwagiye mubana natwe, atari uko mwabanye natwe kandi nk'uko mukomeje kubana natwe. Iteka turabizirikana kandi biratwubaka, atari twe twenyine namwe ubwanyu, ni ingirakamaro kuri twese. Twabonye ingingo nyinshi, ariko kuri iyi saha tugiye kurebera hamwe amabanga abiri yagufasha kurambagiza neza. Burya mu Kinyarwanda bavuga neza ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina. Ariko kandi nanone bitewe n'igihe cy'iterambere tugezemo, kuranga byaracitse. Niba twirangira se ntabwo dukeneye amabanga yadufasha kurambagiza neza? Impamvu ituma tuvuga ibi ngibi, ingo nyinshi ziri gusenyuka cyane. Turubaka uyu munsi, ejo tugasenya, tukubaka muri uku kwezi kwashira tugasenya, ndetse byanarenga ugasanga harimo n'impfu n'ibindi byago byinshi bitandukanye. Ngiyi impamvu nk'urugo rwiza twabitekerejeho, tureba ku basore bacu beza, tureba ku bapapa bacu beza bakeneye kongera kurambagiza bitewe n'uko izo bashatse zabananiye, duhitamo kubashakira amabanga abiri yadufasha kurambagiza neza. Ntabwo ari abo ngabo bonyine, kuko nawe ubu ngubu urimo kubireba, ejo ushobora kuzakenera kubibwira abawe, kuzakenera kubibwira inshuti, abavandimwe. Ibyo byose rero icyatumye urugo rwiza duhari ku bwanyu, turabakunda. Ariko kandi ntiwibagirwe kongera gukanda follow kugira ngo udukurikire, ntiwibagirwe gukanda subscribe, share ndetse na like kuri ntuzasije tuba twabahaye. Ibyo byose ni ingenzi kandi turabakunda. Tugiye kurebera hamwe amabanga abiri yadufasha kurambagiza neza. Amabanga abiri yadufasha kurambagiza neza. Burya mu Kinyarwanda babivuga neza ngo inyana ni iya mweru. Ngiyi impamvu kugira ngo ubashe kurambagiza neza, hari ibintu bibiri wagenderaho, amabanga abiri. Irya mbere ni intego, irya kabiri ni umuryango. Wakibaza uti ni gute najya kurambagiza nshingiye ku ntego? Ni gute najya kurambagiza nshingiye ku muryango? Duhere ku ntego. Buriya abasore benshi 99% barambagiza cyangwa se batangira kubaka, kuri babandi batekereza kubaka, atangira gutekereza kubaka bitewe nuko yabonye inkumi basengana, inkumi bakubitaniye muri bisi, inkumi bakorana, akavuga ati oya ntibamuntware. Ni mwiza, ateye neza cyane ko ari ibyo abasore dusigaye tugenderaho, ateye neza, afite za nyuguti mugenda mugira twebwe abashaje ntabwo tuzitekerezaho cyane, afite za nyuguti arazujuje, afite mu gatuza heza mama we, afite mu maso heza, afite n'amataye, byose arabyujuje. Ibyo ngibyo bigatuma uhubuka, wirukanka cyane, uti ntibamuntware. Ariko se koko wakibaza 100% niba ufite intego, uwawe bamugutwara? Oya, burya icyawe ntaho kijya. Ahubwo ni bya bindi bituma uhubuka, ukajya gushaka utari uwawe, kandi uwawe yaragakwiye kuba yagutegereza. Ngiyi impamvu mbere ya byose tuvuga yuko niba ugiye gushaka, banza utekereze ku ntego ufite, ubipange. Uriya ni umushinga, kuko ujya kwaka amafaranga muri banki ugakora umushinga, ari umushinga wo kuvuga ngo ngiye korora, ngiye guhinga, ngiye gucuruza, ngiye gukora iki, business uvuga ngo izarangira cyangwa se ni y'imyaka runaka, kuko wabivamo wasaza ntubibashe. Ibyo ngibyo byose wabitekerezaho. Ariko umushinga w'urugo ni umushinga wa burundu. Turavuga ko ari umushinga wa burundu kubera iki? Iteka 99% usibye mu bihugu byadusize, usezerana akaramata. Akaramata ni ukubana burundu. Niyo mpamvu iyo muri mu rusengero muvuga ngo twaba tubyaye tutabyaye, twaba dukize cyangwa dukennye, byose muzabana akaramata. Uwo ni umushinga wa burundu. Niba ari umushinga wa burundu rero, ugomba kwicara ukawukora utuje, wawutekerejeho, ukawupangira intego. Ngiye kubaka, nzubakana nande, umeze ate, asa ate, areshya ate, yarize iki, avuga iki, avuka he, ndabisubiramo, avuka he, icyo turaza kukigeraho. Ariko se kandi nanone muzakoresha iki?
muzakenera ibingana iki, muzakoresha iki, muzabyara abana bangahe. Uwo ni umushinga munini cyane ukwiriye kwicara ukawupangira. Ibi ngibi reka twe kubitindaho, ahubwo tujye ku yindi ngingo ya kabiri. Intego ye twayibonye yuko burya 90% ufite intego ubigeraho. Reka turebe ku muryango noneho. 90% ingo zirimo gusenyuka bitewe nuko urabona umukobwa ntumuzi, cyangwa se urabona umusore ntumuzi, ntuzahavuka. Benshi barimo gushakana babanye icyumweru, bamenyanye nta mwaka ushize, bamenyanye nta mezi angahe ashize, yamukunze batamuntwara ku mugani w'abandi, arimo kuntitiriza ngombe tubane. Ariko se koko urumva ari ugukwiye, cyangwa se nuko wakunze turiya tuntu tuburiya bwiza? Ikindi kiriho cy'ikirenga hejuru y'ibyo ngibyo byirari, hari amafaranga, gukurikira ubutunzi. Abakobwa benshi barimo guhubuka kubera ko yabonye umusore afite amafaranga. N'abasore nabo byamaze kuba ingeso, kubera ko wabonye umukobwa afite amafaranga. Wakunze amafaranga, ntabwo wakunze umukobwa, ntabwo wakunze umusore. Iyo ugezeyo rero ugasanga ya mafaranga adahari, cyangwa se ahari ariko afite kondisiyo, ntimubana. Banza icyo ngicyo kirebeho. Noneho turebe ku muryango rero. Ushatse umuntu ntuzi iwabo, ntuzi nyina. Buriya mu Kinyarwanda babivugaga neza bakera ngo iyo ushaka kurambagiza umukobwa urambagiza nyina, ukamusura mu gitondo. Iyo ubonye uko yihumuye mu gitondo, zangonera atari yazihumura, uko abyutse biragufasha. Isogokuru kera yajyaga akunda kudusetsa ngo ajya kurambagiza muri Yangana n'amabanga y'umuryango, yagiye y'inshuro 9 mu gitondo cya kare. Kubw'ibyago bye muri za nshuro 9 zose yagiyeyo, yasangaga umwari w'abandi avuye gukuka. Gukuka ku batabizi ni ugukura amase mu kiraro. Yasangaga umwari avuye gukuka, abikiye papa we. Papa arambwira ati uwo ni umukozi. Ahita atangira gutekereza gushyira mu mago ku mungani wanyu. Ariko noneho banza umenye ngo avuka muhe muryango, basengera hehe? Ese koko n'abakristo? Ese koko bafite aho basengera? Niba badasenga se, ni umuryango wakubera kwa sobukwe? Ni umuryango utazaguteza isoni, cyangwa se utazagira isoni zo kuba wajyayo? Icyo ndimo kuvuga si ubutunzi, icyo ndimo kuvuga si iki. Benshi turambagiza umukobwa tutazahavuka, tutazi iki. Wazagerayo ukavuga ngo hoya iyo mbimenye, naragukunze ariko iwanyu ntibazagera iwacu. Dukunda umusore iwanyu ntibazagera iwacu. Ibyo ngibyo byose wagakwiye kuba warabitekerejeho. Urumva, twahuriye mu rusengero ariko ni wendi wabo baraterekera, ni wendi wabo baracuragura. Banza umenye umuryango wo mugiye kubana neza. Ndabivuga gutya mu Kinyarwanda kuko ni ukuri, uko ni ukuri. Mushobora kuza kuvuga ngo nguki, ariko ukuri kuraryana. Niyo mpamvu bishobora kuza kukugora kubyumva mu matwi yawe. Ukuri kuraryana, ariko ihangane wumva uko kuri kukurye, ukwakira. Kuko nukwakira neza bizagufasha kurambagiza neza. Sinifuza ko warambagiza ejo bundi usenya. Sinifuza yuko wakongera gusenya niba wari warashenye. Hoya mugabo nawe mugore wagize ibyago byo gusenya, iki ni igihe cyawe, ntago ari cyo kureba amataye. Rega burya kubasoma ijambo ry'Imana muri Bibiliya hari aho batubwira yuko Imana yarebye umukozi wayo iramubwira ngo reba uriya mupfakazi yari na maraya, imushyingira umumaraya ufite abana niba atari 7. Kuba Bibiliya murabizi neza. Kandi yari umukozi w'Imana. Twebwe turi abakozi b'Imana ariko tutavugana nayo kwa kundi yamuhamagaraga mu ijwi. Twebwe tuvuganira nayo mu masengesho, turabyemera. Icyo ngicyo ni nacyo nshaka gusorezaho. Nyuma ya byose, mu byo ukora byose, muri ya migambi yawe, muri za gahunda zawe, ibuka kubishyira imbere y'Imana. Buriya abatazi Imana ntibazi iby'urukundo. Kubemera Bibiliya bavuga yuko Imana ari urukundo. Niba koko uzi ko ufite umushinga ufatika, utegure, nurangiza ushyire imbere y'Imana.
bye kuba nk'ababandi, ndabisubiramo, bye kuba nk'ababandi bajya kugura ubuhanuzi, mpanurira umbwire kuriya tuzabana, ntabwo aguhanuriye kuko uramutegetse, ntabwo aguhanuriye kuko uramutegetse, akujurije ibyo wifuzaga. Senga Imana yawe, kuva umwenda wakingirizaga hera watabukamo kabiri. Muri hangana ninjira ahangaha, kuva umwenda wakingirizaga hera watabukamo kabiri, umuntu wese afite uburenganzira bwo kwigererayo. Nta gikuta gihari, nta gikombe gihari, nta ruzi ruhari, nta nyanja ihari, oya, twese twemerewe kwigererayo. Jya mu cyumba upfuka musenge, mu nzozi Imana iraza kukwereka iti dore uriya niwe ugukwiye. Ariko ntusenge Imana uyibwira ngo koko wampaye uriya mugore. Oya, senga Imana uyisabe kugira ngo iguhe umugore ugukwiriye, senga Imana uyisabe kugira ngo iguhe umukobwa ugukwiriye, iguhe umusore ugukwiriye. Ibyo ngibyo birahagije kugira ngo ubashe kubona uza kubakira, mukabana akakubyarira, nawe ukamuhekera, cyangwa se mugafatanya, byose mukabaho mutuje kandi mutekanye. Inshuti zanjye, inshuti z'urugo rwiza, nagira ngo mbabwire yuko mbifuriza kugira urugo rwiza, kandi mukomeze mudukurikire mureba video zacu, mukurikira page yacu, ndetse na blog yacu urugo rwiza. Turabakunda, Imana ibahe kubaka neza kandi ibahe gukomera.